Ikaze Yesu nashimwe iteka ryose. Uyu munsi turahumuriza ibyiciro bitatu by'abantu bababaye bari mu buribwe bukomeye cyane. Turaza kwifashisha n'ubundi ya magambo meza yoza umutima ugacya. Turahumuriza icyiciro cya mbere cy'abantu barwaye, icyiciro cya kabiri cy'abantu bashonje, ndetse n'icyiciro cya gatatu cy'abantu bari mu byago cyangwa se abantu babuze ababo. Duhere mu cyiciro cy'abantu barwaye cyangwa se umuntu urwaye rero humura, imbaraga zawe ntiziri mu mubiri gusa ahubwo ziri no mu mutima. Ubugingo bwawe buracyari ubw'agaciro kandi buri munsi ni intambwe y'insinzi. Niyo twajya no muri Bibiliya usanga muri Zaburi 103 bakubwira bati Uwiteka niwe mukiza wanjye, niwe ukiza indwara zanjye zose. Ugomba rero kwiringira Uwiteka nubwo umubiri ushobora kunanirwa, umutima n'icyizere bigukomeze. Imana ikora ibitangaza mu gihe umuntu yumva intege nke mu mubiri cyangwa se yumva yacitse intege ku rwego we atabasha kuba yakwihangana. Mu cyiciro rero cy'abantu kandi barwaye cyangwa se bafite ababo barwaye, nakubwira yuko umubiri ushobora kunanirwa ariko umutima n'icyizere bikagukomeza. Imana ikora ibitangaza mu gihe umuntu yumva intege nkeya. Twigire rero no mu cyiciro cy'abantu bafite inzara, abantu bashonje. Murabizi yuko twese turashonje, twese turanyotewe, ariko nubwo inzara itubabaza ntiturusha agaciro. Dufite icyizere kandi dufite n'ubuzima, kandi ibyo ngibyo nibyo bizatuzanira ibyo kurya ndetse n'ihumure. Nabwo niyo twabisanisha na Bibiliya, Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka niwe mwungeri wacu, ntabwo tuzakena. Zaburi ya 23:1 niko havuga. Yego, nubwo inzara rero itubabaza ntabwo iturusha agaciro. Dufite icyizere n'ubuzima kandi ibyo nibyo bizatuzanira ibyo kurya. Mu buzima busanzwe rero ubutumwa naguha bukomeye cyane nuko inzara ni igihe gito ariko Uwiteka atanga ibyiza mu gihe cyabyo. Humura, ibyiringiro byawe ntibizakorwa ubusa, ntabwo ibyiringiro byawe bizapfa ubusa. Reka twihute cyane rero tunyarukire noneho tunyarukire ku muntu ufite agahinda ko kuba yapfushije uwe. Urukundo rero ntabwo rupfa nubwo wakundaga atakiri kumwe nawe. Urukundo rwe n'urwibutso rwe bizahora bikurimo. Niyo twajya muri Bibiliya twavuga yuko hahirwa abababaye kuko bazahozwa. Angane muri Matayo 5:4 niko iki gitabo cy'Imana kikubwira. Ubutumwa naguha kubura uwo wakundaga n'ububabare bukomeye, ariko Imana niyihumuriza imitima. Urukundo ruzakomeza kuba urumuri mu rugendo rwawe. Nimba wabuze uwawe, nimba ubabaye, ushonje, nimba urwaye, ndakubwiye ngo shikama, ukomeze kandi Imana niyo nkuru. Imana izakomeza itugireho ububasha bukomeye cyane. Thank you so much ladies and gentlemen, mwarakoze guhitamo The Mic Radio ndetse na TV nyita Boss Kabutura. Mwadufuringa ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha Boss Kabutura. YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. Imana itugirire neza. Amen. Thank you.